Hey foodies, mumeze mute bantu banjye? Nizere ko mumeze neza. Ni chef Kazina nanone. Kora subscribe aho hasi twigana ibintu byose by'ingenzi wakenera kumenya ku birungo bya masara. Ibirungo bifite amateka akomeye, biryoshye ibiryo bikabiha impumuro nziza, ndetse bikagira n'umumaro munini ku mubiri wacu. Mu minota 5 yonyine uramenya amasara icyo aricyo, inkomoko yayo, ndetse n'ibikoresho wakenera kugira ukora ibirungo bya masara. Hanyuma ababyifuza munanyandikira muri comment niba twakwigana gukora ibirungo bimwe na bimwe bya masara ukabyikorera mu rugo utagombere kubigura ku masoko. Wajyaga wibaza ngo masara ni iki? Masara ni ijambo rikomoka mu rurimi rw'Igihinde rishobora gusobanura ibintu byinshi. Gusa muri make risobanura ibirungo, ji y'ibirungo, cyangwa se uruvange rw'ibintu byinshi. Si spice imwe cyangwa se ikirungo kimwe kigira masara, ahubwo ni uruvange rw'ibirungo byinshi bitewe n'icyo uri bubitekemo. Masara ikoreshwa cyane mu ndyo zitandukanye ku isi, gusa cyane cyane muri Aziya y'Epfo, mu bihugu nk'Ubuhinde, Pakistan, Bangladesh n'ahandi. Ikaba ikoreshwa mu guteka ibiryo birimo inyama, ibishyimbo, imboga n'amasosi agiye atandukanye. Ahari uhise wibaza imvano n'amateka yayo. Masara ifite amateka akomeye. Abahinde bamaze imyaka ibihumbi bakoresha ibirungo nka turmeric, cumin, coriander n'ibindi. Byose bifite umumaro ku buzima bwabo n'ubwacu muri rusange. Amasoko y'amasara akaba yarigeze kuba ahantu h'ingenzi cyane mu bucuruzi bw'isi, bigatuma abanyaburayi bava i Burayi bakaza kugura ibyo birungo bya masara muri Aziya mu kinyejana cya 15. Uko kwamamara kw'ibyo birungo bya masara bikaba byaratumye natwe abanyafurika tuboneraho, cyane cyane muri East Africa. Ubu ibirungo bya masara biratekwa mu biryo bigiye bitandukanye nk'umuceri, inyama, imboga n'amasosi agiye atandukanye, bigahindura imibereho ya famiye, bigatuma murya ibiryo bifite intungamubiri, bibafasha kugira apeti no kugira imibereho myiza. Reka tuvuge gato ku birungo cyangwa se spices ziboneka muri masara. Harazamo turmeric irinda uburibwe n'ububabare, cumin itanga impumuro nziza ikanatera apeti, coriander ifasha mu igogora, black pepper irwanya microbe, cinnamon irinda umunaniro ikarinda n'isukari nyinshi mu mubiri, hakazamo na tungurusumu, igitunguru, urusenda n'ibindi birungo byinshi bigiye bitandukanye. Izi spices ni ingenzi cyane, ariko masara igiye itandukanye bitewe n'icyo uri buteke. Hari gram masara, chai masara, tandoori masara, pilau masara n'izindi zitandukanye. Ibirungo bya masara ni byiza kuko nta bintu biri artificiel bongeramo, ikorwa ikuwe mu bimera. Bivuze ko ari natural ingredients. Ibimera barabyumutsa, bakabitunganya, bakabisukura, bakabivanga, bikaba bifasha mu igogora, kurwanya microbe n'indwara, kongerera umubiri ubudahangarwa, kugabanya uburibwe no gutuma amafunguro agira impumuro nziza, agasa neza, akagira n'uburyohe buhebuje. Niba utarahindutse ukaba ushaka kurya ibiryo biryoshye, bisa neza, bihumura neza, kandi bifite akamaro ku buzima bwawe, tangira ukoreshe masara. Ushobora kugura ibirungo bya masara mu masupermarché cyangwa se ku mabotike, cyangwa ukabyikorera iwawe. Ufata ibyo uri bukenere uri bukoresha ibirungo bisanzwe, ukabikatamo uduce duto, ukabyumisha hagati y'iminsi 4 kuri 5, warangiza ukabisya, ukaba ufite ibirungo byawe bya masara. Tuzagenda twiga ukuntu wabyikorera. Erega iyo ukoresheje masara ntuteka gusa, uba utangiye urugendo rwo gusangira amateka, umuco n'ubuzima. Murakoze kudukurikira. Ni chef Kazina. Kora like, comment na subscribe, dukomeze twigane guteka. Mugire ibihe byiza.